ese umuntu yakizwa cyane kandi akanaba n'umukire cyane? B, niki gituma abakirisitu bakizwa cyane ariko ntibaba bakire? ariko ubu butunzi impamvu navuze ngo si itegeko, ni uburenganzira bwawe bikaba n'ubushake, kuko hari abantu bamwe, reka ngushe ku barokore nibo nzi cyane muri ibi bintu, bavuga ko ubutunzi bugusha, ariko buragusha, akanavuga ngo runaka ngo atarakira arakijijwe. Iyi none se ubundi ubwo yigeze akizwa? Nimba agushijwe n'ubutunzi yigeze akizwa? Ya marangamutima mwamuboranye isura y'idini, ariko amarangamutima mutareba yego, ntiyakijijwe. Donc yakijijwe mu idini, niyo mpamvu ubutunzi bumugushije, ariko amarangamutima yaza kuba ari mazima akijijwe, ntabwo ubutunzi bumugusha, ahubwo ubutunzi bukubitanye n'amarangamutima mazima buhita bukubwira icyo ukora. Ese uyu muntu ashobora kuba atarimo akora kubera ko arimo yiga ibyo azakora? Ntararangiza kwiga, akennye kubera ko atararangiza kwiga, arindiriye kurangiza kwiga bitumye akena. Ariko se mu gihe uvuye muri ibyo, amarangamutima yawe agiye kubyara iki? Agiye kubyara iby'umwuka, kandi roho nzima ivuka mu mubiri muzima. Urya muntu wazamutse musange, kuko amarangamutima ye nimba nawe yarazamutse adafite ishyari ryo kumva atabaha abantu pase ngo babwire uko umuntu azamuka, musange arakuganiriza, wumve kumbe wowe kumbe ibintu byo gukora birahari yo, kumbe uzi ko nakora iki nkahita ngera kuri iki, uzi ko burya wa murima wanjye nafata agapande kamwe ngahingamwe ibihumyo, ikiro cy'ibihumyo ari 3,000, nkajya mbijyamo nkanabiririmbira, dore ko bikunda umuntu bibwira neza. Ibi bihumyo nkajya ngemura byarimba nkakora n'amasupu, nkajya njyana isupu na capati ku ruhande. Mukira amarangamutima, ikintu cya mbere kiri kwica abantu ni ugushaka no gukira batakoresheje amaboko, gushaka gukira wihesheje iby'undi ngo niko Imana ivuze, nkaho wafashe bike byawe ufite ukabibyaza umusaruro, ugasenga Imana ukayisaba uti Imana nshoya izi mbaraga, marangamutima yanjye yarakize, muhumugisha nkuko Yabesi yavuze ngo nyagurira imbago, umuhumugisha undinde ibyago ntibimbabaze, kandi ukuboko kwawe kumbeho. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amina, amina. Witubwira aho umaze kugera, tubwira uko wazamutse. Nemisaid. Reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana. Mwebwe tubana hano kuri Eva Mama Lionel, Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Ibahe kwa mu gihugu cy'Uwiteka, Imana yanyu bahanda bakunda kandi mbifuriza kugubwa neza. Twakiriye visionnaire wa yo kuri yicamo. Murakoze cyane kunyakira, Imana ibahe umugisha, nanjye ndabakiriye. Yego murakoze. Umunsi mwasuza abadukurikiye, ariko hari umuntu waba warakoze subscribe atakoze. Ari nuri hano utarayikora ahubwo ayikore. Uje kureba kino kiganiro kubera ko ari ahantu twasharinze. Kanda kuri subscribe. Kandi nimba unabikoze, Imana iguhe umugisha. Yego. Turagusuhuje, turakwishimiye hano nuhagera, ntuzifuza kuhava. Yego. Turabakirira mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Nyasenga tugatangira. Turagushimiye Mwami nyiribihe. Ni wowe ushyiraho ukanakuraho, niwe Mwami nyiringabo, niwe Mwami nyiribihe. Izina ryawe ryera turihaye icyubahiro. Kuboko kwawe kwiza gukora ibikomeye bitarondoreka nikumanukire kuri twe. Umuntu wese udukurikiye umuha imbaraga zo kudukurikira no kudukurikirana. Mwuzuza umwuka wera kandi asobanukirwe ibyanditswe, kandi yungukire muri iki kiganiro. Kuboko kwawe kugumye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hanyuma uyu munsi nifuza ko tuganira ikiganiro cyiza twateguriye abakunzi ba Eva Mama Lionel. Kirabaza ni ikibazo kirimo A na B. A, ese umuntu yakizwa cyane kandi akanaba n'umukire cyane? B, niki gituma abakirisitu bakizwa cyane ariko ntibaba bakire? Mu gihe nyine tuzi ko hari amagambo abiri tugenderaho muri ibi bibazo. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, yibumbira muri Yesu, irabimuduha
muri Yesu harimo amazu, harimo amamodoka, harimo abana, harimo ubutaka, harimo private jet, harimo kugenda ibihugu. Muri Yesu harimo isi n'ibiyuzuye. Kabiri, hari ijambo Yesu yavuze ari nacyo kigenda ku kibazo cya mbere. Aravuga ngo biragoye ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijuru. None umuntu yaba umukire cyane akanakira cyane, umukizwa cyane akanakira cyane. None se niba bishoboka cyangwa se bidashoboka, ni iki gitumira ijambo ry'ibyuzuye Kristo bituzuye twebwe abakijijwe cyane? Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko natinze mu kibazo, mutagiye mukomeze mukurikirana agakino. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kumbaza iki kibazo cyari gikenewe kandi abantu bari bucyumve cyane. Kuba umukire cyane, gukizwa cyane, kandi biri no muri iriya rogo ivuga ngo sengo nakore. Yego, gukira ni byiza na nkuko bamwe babitekereza ngo uzabimanura bige hano hasi. Gukizwa cyane no gukira cyane ku mukristo ni ngombwa, ariko si itegeko. Ni ngombwa, kandi nubishaka bizakunda. Rero kanze mbisobanure gutya. Gukira cyambere banza ukire mu mutima n'amarangamutima. Yego. Cya kabiri banza ukire mu mubiri nimba ufite n'uburwayi n'ubumuga n'indwara runaka, kuko Imana ikiza indwara. Yego. Ni nabwo bukire bwa mbere. Bukire bwa mbere bubaho no kugira amagara mazima no kugira roho nzima. Yego. Ubwo ni ubukire bwa mbere. Ibindi byose murata by'amafaranga n'amazu n'amamodoka n'amakampani n'inganda, udafite amagara mazima, udafite n'amarangamutima mazima, ntacyo byakumarira. Yego. Kuko iyo ukize amarangamutima, iyo ukize mu isi, ukize ukagira amafaranga, amarangamutima yawe ataraba mazima, ni hamwe Yesu cyangwa ijambo rivuga ngo nimumara mu kurya mugahaga, ntimuzibagirwe. Ubundi abantu benshi barariye ntabwo barahaga. Kuko nimumara kurya, kuki bangiye akantu ko guhaga, nuko hari abantu bamaze kurya ariko batarahaga. None rero uyu muntu nakira akagira ubukire ariko amarangamutima ye ataraba mazima, uyu muntu azagongwa na rya jambo rivuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru. Uyu mutunzi yaratunze amafaranga ariko ntaratunga amarangamutima mazima, kuko natunga amarangamutima mazima afite n'amafaranga menshi, aya marangamutima mazima azamwereka ibyo akora bizima. Ariko natunga amafaranga ishyano ryose, amarangamutima atari mazima, aya marangamutima azamwereka ko amafaranga ajya mu ndaya, amafaranga utasohokanyemo abagore ntacyo amaze, amafaranga utanywemo inzoga zihenze cyane ntacyo amaze, donc amafaranga utaye mbega ngo akoresha ibidafite umumaro. Kuko tuzi n'abantu bagira amafaranga ukabona iki kintu akoze si ubu cyari gifite umumaro. Umuse mundi kimunejeje iki? Ese Mama Lionel, nta nyungu umusambanyi bikuramo? Ntayo. Kunywa akayeri? Kunywa akayeri rero, ijambo rya mbere si muganga wawe kwandikiye nturwaye. Icya kabiri, ashobora kuba yasomye rya jambo kubw'inda yawe yakunaniye. Ako kantu ko kukunanira nako tukitondere. Aya marangamutima we ntarakira mu rwego indi kunanira, ni ikibazo cy'amarangamutima. Reka dushinge fondasiyo ku marangamutima, biradufasha kubwira abanyabwenge badukurikiye. Aya marangamutima yawe nimba umeze nka wa wundi uvuga ngo Mana ngo guma mu rugo nirangira nzarongora abagore batanu, Mana nitugire Mana guma mu rugo nirangira nzarara mu kabari buke, guma mu rugo nirangira we nzajya muri boate nzabyina we nzawukata we nzashira agahinda ndimbona umugabo, mbega guma mu rugo nirangira. Akasanga nziterura mbyine nikarage kane, urumva? Aya marangamutima, amarangamutima ni ikintu gikomeye. Yego. Buriya n'umuntu wese wikunda, mbere yo gukunda kubaka amazu no gukunda business no gukunda iki, banza ukunda amarangamutima yawe abe mazima. Yego. Kandi amarangamutima yawe kugira ngo abe mazima niwe wa mbere ubigiremo uruhare.
amarangamutima ye n'aba mazima n'umuntu nagukomeretsa arasanga wararangije kuyaha urukingo. Yego. Arasanga wararangije kuyakiza. Arasanga wararangije kuyaporoteja. Amarangamutima yawe arasanga wararangije kuyaporoteja hamwe uvuga uti mve nyuma satani n'umuntu nakuzana ibibazo mubwire uti mve nyuma satani. Amarangamutima yanjye arubakitse. Kuko ubu butunzi kubugira uri umurokore ni ngombwa. Impamvu ari ngombwa turaza kuyisobanura. Kuko naryo ni irindi vugabutumwa. Ni irindi vugabutumwa ariko ubu butunzi impamvu navuze ngo si itegeko ni uburenganzira bwawe bikaba n'ubushake. Kuko hari abantu bamwe reka ngushe ku barokore nibo nzi cyane muri ibi bintu bavuga ko ubutunzi bugusha. Ariko buragusha. Akanavuga ngo runaka ngo atarakira arakijijwe. None se ubundi ubwo yigeze akizwa? Nimba agushijwe n'ubutunzi yigeze akizwa? Ya marangamutima mwamuboranye isura y'idini. Ariko amarangamutima mutareba ntiyakijijwe. Donc yakijijwe mu idini niyo mpamvu ubutunzi bumugushije. Ariko amarangamutima yaza kuba ari mazima akijijwe ntabwo ubutunzi bumugusha, ahubwo ubutunzi bukubitanye n'amarangamutima mazima buhita bukubwira icyo ukora mu butunzi. Bishatse kuvuga muri rya jambo niba ntaguciye mu ijambo rya jambo rivuga ngo umuntu wihishe mu marangamutima uzamuha ubukire uzamugaragaza uwo ari we. None hari umuntu wihishe mu marangamutima y'ubupagani, y'ubukirabuheri, y'ubugome. Hari umuntu wihishe mu marangamutima yo kuba yarakize atarwaye ibyo. Uyu muntu nabona ubutunzi tuzamenya amarangamutima y'icyo yarabitse. Amafaranga niyo agaragaza umuntu uwo yarari atarayafite. Yego. Aya mafaranga ashobora kutugaragariza nimba warukijijwe cyangwa udakijijwe. Aya mafaranga menye ko hari igihe aza ari nk'igipimo. Witubwira kugira ubuntu kandi utaragira icyo utanga. Reka utunge turebe kugira ubuntu. Ese tuzabwirwa n'icyo kugira ubuntu kandi udatunze? Tuzemera kugira ubuntu watunze. Nibwo tuzumva bya bindi watubwiraga ko ari byo. Uyu muntu koko ibyo yavugaga nibyo. Aho yaboneye imfubyi zirariye, abapfakazi barambaye, umurimo w'Imana uragutse. Naho tuza abantu bafite imihigo ngo Mana nungirira gutya nzagiranye. Oya turabibona iyo muyabonye. Aya marangamutima yawe nabe mazima na ubundi gukira ukijijwe ni ngombwa kandi birimo ubugingo. Kubera uburyo ubu butunzi busanze amarangamutima yawe ameze. Subiye inyuma gake. Yego. Gukira si icyaha. Nkuko abarokore bamwe babyigishijwe. Yego. Bakigishwa ko nta mukiro uzajya mu ijuru. Biragoye ko umutunzi yinjira mu ijuru. Naho ibindi wabireka ukampindura igikoresho cyawe ukazampa n'iherezo ryiza ntacyo. Dawidi nawe arabasheta ati uzandinde ubukire butazatuma nkusuzugura, uzandinde n'ubukene butazatuma usuzugurwa. Dawidi yarabasheta yawe yisabira kujya hagati no hagati muri Moyenne, usibye ko giye ntasaba kuriya. Ariko Bibiliya igenda igaragaza abantu barabakire cyane. Yesu we ba Salomo barabakire cyane, ba Boaz barabakire cyane. Tuzazana n'abandi tubashyire hano barabakire cyane kandi bagakorera Imana mu bukire bwabo. Nino turababona, twagiye tubona abantu babakire cyane bagenda baduha akantu bamwe. Natwe kandi twabereye abakire kututanga akantu. Yego, reka ndeke kwitangaho urugero kuko hari abo birya. Kandi ikindi wihangane ntibikanakurye. Tuba tuvuga ibintu bituma n'amarangamutima yanyu akira. Nimba ukennye unzi kiriya gihe wizera Imana uvuga uti nanjye nzakira. Nahuye n'umuntu aranyitegereza unzi mpengera amafaranga ndenya gupfa, akimbana aravuga ati nanjye nemeye ko Imana izansubiza. Ari uramuke uko nkubonye ni ikimenyetso cy'uko ngiye gutegereza Imana nanjye izansubiza. Uwo twapatanaga imirimo duhinga, mwese mwahingiraga amafaranga. Twahingiraga amafaranga
na none sentetizere ntabwo Imana iramusubiza, ntabwo Imana iramusubiza, akaba ategereje ngo Imana izamusubiza. akaba ategereje ngo Imana izamusubiza. ariko ubwo ndagira ngo niba uwo afite mbabwiriremo icyizere, nimba oya, icyizere ntabwo gituma, icyizere gusa ntabwo gisabira nk'igisigati, icyizere gare gukora. aha niho nshaka kuza kujya rero, ngo nkubwire ngo gukira birashoboka, ariko si uruhare rwawe. uruhare rwawe gukira ukijijwe birashoboka, ariko hari uruhare. uruhare rwa mbere ni ugukora. buriya abarokora hari ingeso twagiraga, nanjye ndimo, sinzi nimba reka ariko nanabivuge, ndeke kuvuga ngo sinzi kandi nzi. imyigishirize myinshi twigishijwe ko umuntu arundumukira mu by'Imana, ngo nuko ngo Samweli arundumukira mu buhanuzi. Kurundumukira mu buhanuzi tukumva nabi, ko ari ukuba mu rusengero ntuvemo, kuba mu buhanurira, kurundumuka twumva ko ari uko barundumuka. ikindi twumva ko Yesu aje, bakatubwira ko Yesu aje, ariko bakatwereka ko no mu kanya aje. ntibatwigisha ko ushobora kwitegura impanda urimo unacuruza ugakiranukira mu kazi. ntibatubwira ko ushobora kwitegura impanda urimo unatwara abagenzi ugakiranuka muri kaburimbo. kandi amafaranga ari umuzi w'ibibi. ntabwo amafaranga ari umuzi w'ibibi. amafaranga nimba ari umuzi w'ibibi, Yesu yagize atya abwira umugabo ati simbuka ujye ku nyanja urobe ifi, ushinguzemo akantu ubona, uzane twishyura imisoro, nurangiza iyo fi usubize mu mazi. amafaranga ni meza, ndetse cyane ku muntu wakize amarangamutima y'ubutindi n'ubuhanya bw'iwabo. Ubuse ntawe ugiye kuvuguruza ijambo ry'Imana. Mbese Yesu ko yagiye agafata amafaranga yari akeneye akayatanga, bakubwiye ko yakomeje kujya gushaka iyo fi? none se ibibazo byose Yesu yakemuzaga by'abaturage, byinshi byabaga bishingiye ku mafaranga. izo fi yifashishije n'imigati atubura, hari ibyo yari yatetse? ntibyari byaguzwe. si umucuruzi hafi aho ngaho wicururizaga umukati. ibyo byana by'indogobe yavuze ngo bajye kuzitura, bari babitoye mu muhanda? babaga barabyoroye? babaga byaramanutse bikikubita hasi se? icyo gihe rega ntagurana nk'iri ry'amafaranga ryari riri. reka tuve muri icyo gihe, sinari mpari, tujye muri iki gihe, tujye no muri Bibiliya gakeya turebe. abahose bari abahinzi bahingaga ibintu batacuruza se? aba dogiteri Luka bari abadogiteri batavura se? bari abasista ba Debora babaga munsi y'igiti cy'umukindo. ntabwo habagamo ubuki, burabuki yaraburyaga gusa, iriya miti bararyaga gusa, ntiyacuruzaga. reka turebe uyu mugore wakijijwe umwenda, ntabwo bamubwiye ngo genda wishyura asiga gutungane n'abawe. reka turebe ko Aburahamu mukava muri Uriya Bakarudaya, jya mu gihugu nzaguhera umugisha, ukaba umugisha, twatura umugisha ukaza ukwifurije umugisha ukawubona. ntiyaba umukira cyane? ahubwo abantu nimuze twicare turebe, twige ku kibazo cy'impamvu abarokore badakira. bicare batera agatebe twige impamvu uyu murokore aba mu mwuka, akavuga indimi, akaba umwana mwiza, agakora ibintu byose, ariko wamushaka ku mbaraga z'amafaranga ntumubone. tugiye kureba aho bipfira, kandi mudufashe muri komanteri, muzane amagambo y'ibitekerezo, mufashe kuvumbura. hano hambere nabonye bipfira ndahavuga. ahantu hambere ni amarangamutima atarakira, Imana ikareba ikavuga iti nyamuhaye uyu nguyu yararasase. uti gute? mwana w'umusore agiye gusaba icyo akora, Imana imukubita 300 inyuze mu muntu. aragenda agura inkweto zari zaradutse zitwa imbwa congo z'imbwa, aragenda agura imyenda abonanye ba runaka. hashize iminsi asubira imbere y'Imana ati Imana ndacyagutegereje mp'icyo nkora. Imana iti va hano ugende, akazi nagrika nakaguhaye. birya 300 ne naguhaye cyari gishoro. urumva igisubizo kiraza kigasanga abarokore amarangamutima aracyacuramye. ese Imana yo itanga igishoro ntivuge ko ari igishoro, kandi izi yuko umuntu akeneye n'ibindi byinshi. uvuka hari umuntu waje kukwigisha konka,
iyo ushonje hari umuntu ukwigisha kurya no gutamira iyo ushonje inzara ikugezemo Imana yohereza abamarayika baza guteka nuko narabyigishijwe mbibwirwa yuko barya gukena nabo mfite umwana w'umuhungu hari mwigisha buri kimwe cyose kugira ngo inzara yamuriye inzara yamuriye ntabwo harindira ibyo muza kumutekera ubwe yacokombora agashyikira n'ikirayi kidahiye akakirya kubera inzara yamuriye ibyo mwigira byose ngo muraje mu mutekere ngo nuko muhari mudahari mukamufungirana nko mu gipangu bikaba ngombwa inzara imuriye ntabwo yabura icyarya rihamudurira yagenda agapfundura n'igikombe cya bureba akajya yirya yagenda akareba n'igitoki atazi gutonora akakijyana n'ibishishwa mukazogesha amenyo Umana aravuze ngo naremye isi nshyiraho ibi n'ibi 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 tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu tumuhe kubitegeka kubitwara batware nyamaswa ibiguruka batware ibifi babihekenye batware ibyo bikoko babirye babikonjonjore batware ibyo bihene babirye urumva akanyama se n'indukanga no muri abangaba usibye ko nyine akumutuku nakaretse akanyama n'indukanga igitambo wowe kwa Aburahamu inyama ntimuzi ibyo yakoze ko abahesheje umwana w'umuhungu icyo nshaka kuvuga aka kanya ni iki twicare twige kuki tugira iterambere ry'umwuka tukagira iterambere ry'indirimbo ry'ubuhanuzi ry'ijambo ry'Imana ryo kumenyekana tukaba abasitari tukagenda tukamenyekana abantu bakadukunda ariko inzara itema abantu bakadukunda tuba mu nzu z'abandi tugenda mu modoka z'abandi kuki abarokore tudakira ijambo rya mbere mu bushakashatsi bwagaragajwe n'umuhanga icya mbere kudakira amarangamutima ngo ukire ibikomere ukire uburwayi bwo mu mutima bw'abakubwiye ko umukire yakiza arimbuka hanyuma mwikuremo n'ikintu cyitwa ubunebwe bwo kumva aka kazi mugakoze ngo izina ry'Uwiteka ryasuzugurika hari n'umuntu twigeze kurangira akazi k'ubuyede kandi bamuhemba 3,000 ku munsi ubwo ku kwezi ni 90 kandi ngo baranamugaburiraga arangije ati naba nsuzuguje Imana hanyuma ububuzi murimo nibwo budasuzuguje Imana korari hora yitanga kugira ngo umugore abone igikoma yabyaye nibwo buzima budasuzuguza Imana yego iba ahubwo sibyo byatuma urimbuka oya ahubwo nyine impamvu ubwo buzima nkeka ko bwa budasuzuguje Imana nuko hari abari gukorera Imana kubwe bakagira imirimo yego mbega ubwo yatanze akazi we yahisemo kuba ikibazo abantu bakemura yahisemo kuba akazi bakora yahisemo kuba igikoresho cy'Imana kuki yahisemo kwera icyo kintu nuko nyine ariho ageze ibitekerezo all right uvuze neza cyane ibitekerezo byo bigarukira mu guhabwa ndabyaguye mu izina rya Yesu umuntu nkuricyo ufite ibitekerezo bigarukira mu guhabwa ndabizamuye mu izina rya Yesu gera nawe mu bitekerezo bitanga Haleluya ariko abantu bose ntabwo ariko bazaba abatanga nyine turabizi ko na Lazaro mu mwitwaza ngo apfuye atoragura ku meza nyamutunzi turabizi cyane ko iryo jambo murihagararamo iyo mudashaka gutera imbere no gukira murimo muvuga ko Imana yababujije no gukora kandi Paul aranditse akavuga ngo udakora ntakarye ubwo mwebwe utarya ntagakore simbizi ubwo hafi aho reka twigisha ntituri kwigisha se kandi mbwira bumva n'imodoka itwara abahari n'igiti kigwira abahari kandi sina ngombwa ko tukumvisha ngo wumve sina ngombwa ko twemera nutanatwemera inzara izakwemeza n'ubukene buzakwemeza mu gihe uzirota uruvigiye wari ukwiye gukora umaze gusaza waranze gukoresha imbaraga zawe ukiri muto mu buto bwawe wirirwa wirukanka ngo Imana yakubujije gukora noneho mu gihe utangiye kugira abana bajya muri kaminuza nibwo uzatangira kuvuga ngo ntabwo ejo bundi twabibonye bamwe babirukanye ntabwo twabibonye ejo bundi bamwe babirukanye bagatangira kuza guhamagara ngo ko mfite perime mwashakiye akazi iyo ugashaka cya gihe ntabwo uba wari mu murimo nakize ngo kwa Mutangana ngo arantu nabona gucururiza
ngo amatunda n'imboga n'iki cyose. Iyo mubikora kiriya gihe ntabwo muba mugeze mu rwego, ahubwo abana banyu mwarihe minerivare baza kubicururiza mu cyongereza no mu gifaransa bakabikura mu kinyarwanda bakabicururiza kuri interinete. Aba bana mwarihiye ubu ntabwo baba bageze mu rwego baza bakicara ku ntebe yanyu bakabasimbura munaniwe mushaje, ahubwo bakabicuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga, publicité interinete hose. None mwibutse ko umuntu ashobora gukira avuye mu Bushinwa inshuro 5, we barakubwiye ngo pfukama hano niko Imana ivuze. Se tuyobewe ko hari abantu bafasha abayoboke babo bakababwira ngo mube hano ngo munsi y'amavuta yacu ngo niko Imana ivuze, tujye tuza tubarambikeho ikiganza, kandi yarangiza akagutuma umushahara w'umugabo wawe yarakubujije gukora warize. Ntitubafite ntitubazi abo bantu se bakaba mu gihugu cya muzehe. None se ntabwo uzi ko muzehe abikemuye muri iyi minsi abona abanyabwenge be batangiye gucanganyukirwa? Ntabwo muzehe abikemuye akavuga ati mujye gukora. Ubu ntabwo batangiye gushaka icyo bakora. Yego, urakoze cyane kuri aho, ntabwo uciye mu ijambo, ahubwo ndashaka kugira ngo udukomereze, kuko nanjye ndashaka kumva icya kabiri icya gatatu gituma abantu bashobora gusenga cyane ariko bagakena. Wari umaze kuvuga icya mbere cy'imitekerereze no kudaca bugufi ngo bakore. Kudaca bugufi. Yego, gukira ntibyizana. Komeza. Yego. Hanyuma nshaka rwose kumva ibyo byose bituma umuntu ashobora gusenga cyane ariko ntakire cyane, kandi ubundi gusenga cyane gare gukira cyane. Gusenga cyane ntukire cyane harazamo ko Imana nayo ubwayo hari uruhare banza kubigiramo, ijya ibigiramo ariko si kenshi. Hari igihe Imana ireba ikavuga ngo uyu muntu reka mbanze muvugutire muri ya ndirimbo ari kuririmba ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo. Muri uko gusenga cyane kubera ko wakubiswe, Imana ikagucuriramo kuzubaha abakene no kumenya icyo igiye kuguhera umugisha, kuko hari n'abantu babonye umugisha ariko ntibamenye impamvu Imana ibahaye umugisha. Impamvu y'uwo mugisha ufite ubundi ni iyihe? Impamvu y'iyo modoka ni iyihe? Impamvu y'ayo mafaranga ni iyihe? Impamvu y'ibyo ufite ni ibihe? Gusenga cyane ntabwo bitera ubukene, ahubwo gusengana ubwenge. None se ubu nta bacuruzi bakora bakanasenga kurusha abashomeri birirwa birukankana za Bibiliya? None se ahubwo aba bantu bafite za Bibiliya bafite n'ibikabyo kugira ngo baranasenga, ahubwo ko bajya mu masengesho ntabwo basenga, ahubwo bajya mu masengesho. Batumiwe kubwiriza n'abasatuzi, abo bajya mu masengesho. Bamwe wenda bafite iryo zina ry'ubusatuzi, ab'umuhamagaro, abapotere, abaprofete, abashumba. Yego, ntabwo gusenga cyane bivanaho gukira, kuko uyu mukire wakize cyane arabasha gufunga iduka rye. Njyana nabasanga mu maduka bamwe saa 6 zagera bagasigamo abakozi bakinjira mu kumba kitwa stock, bakajya imbere Imana bagasenga, kandi ukumva ntibarimo basenga basaba, bari gusenga bashima iby'Imana bakoreye, bari gusengera n'umurimo w'Imana, bari gusengera iterambere ryabo, bari gusenga babwira Imana ko yera hibagejeje. Bandi ugasanga mu modoka zabo baratashye mbere yo kwinjira mu rugo rwabo mu gipangu babanje kwikatana muri jaride runaka barasenga. Ahubwo abantu murasenga cyangwa mujya mu masengesho? Kanze gake tukiraho. Ese Imana itanga umugisha mu masengesho cyangwa ihera umugisha mu mirimo y'amaboko dukora? Nzaha imigisha amaboko yanyu, nzaha umugisha amaboko yanyu. None amasengesho Imana ishyigikira ibikorwa. Yego, ntabwo ishyigikira amagambo. Aya masengesho nkubwiye ko umuntu ashobora kuyasenga avuye mu kazi. Uyu muntu uba mu masengesho imyaka 35 adatekereza ko nagera mu rugo umwana mwaka minerivare n'umugati. Aya masengesho yatekerezaho cyane urebe ko udafitemo n'akantu k'ubuyobe. Kandi ntihagire umuntu uza kumbwira ngo nuko wowe byaguhiriye
cyangwa ngo nakora iki ntarize cyangwa ngo nabigenza gute. Iyi ni ya myumvire ikivanze n'amarangamutima apfuye. yego Aya marangamutima iyo yapfuye ntaho ibitekerezo ikintu kizima. Amarangamutima iyo yangiritse ibitekerezo ntibikwigisha icyo wajya gukora. yego Ibitekerezo ntibikwigisha ko washora n'ibihumbi 50 ukazamuka. Ibitekerezo byawe ntibikubwira ko washora, uzi ko hari n'umuntu ufite na miliyoni akakubwira ko ntacyo yabona akora, kandi abandi bari gushora 300 bagakira, bari gushora 400 bagakira. Kubera iki? Amarangamutima imitekerereze y'umuntu aho namwumva umuntu ashobora kuba afite 300 rwose ntabona hashora, ntabona icyo akora, ntiyabona icyo akora bitewe n'iki? bitewe na karitsiye arimo, bitewe n'aho imitekerereze yigeze mu gutekereza. Hari abantu batekereza imishinga minini cyane, imishinga mito rwose bakabona batafitingamo. Ukibwira ko bari abafite imishinga minini nuza ukabaganiriza, uzasanga barahereye kuki? Hari ukubwira ati jye nabanje gucuruza ubunyobwa bukaranze n'amagi, hari ukubwira ati jye nacuruzaga amazi nkashyiramo za barafu nkazunguruka ku mamodoka, hari ukubwira ariko icyo gihe rega mama wa Lionel, reka nitujya tubwira abantu ibintu, tujye tubabwira abantu kuko ibintu bifitinga kuri G5 zabo. Uyu munsi wa none umwana, buriya umwana uri kuvuga kino gihe ufite imyaka 25, uyu mwana w'imyaka 25, ni gute uramubwira ko arajyana ubunyobwa muri Nyabugogo akazenguruka ku modoka? Ni gute uramubwira ko arajyana amaji? Ni gute uramubwira ko yateka icyayi akakijya kukigurisha aho abantu yenda ahantu muri siko mvuze ko naganiriza uyu muntu urwego agezemo, aramubwira ko ahereye aha. Reka ngo urugero rwo gukira. Umuntu umwe yamenye akamaro ka internet, amenya akamaro k'ikoranabuhanga, akajya ajya aho abacuruzi b'inkweto bari, akababaza ati izi nkweto nangahe? Bati 25. Inkweto akazifotora. Akajya ahandi ati izi nangahe? Ati nayo, akazifotora. Ajya kuri TikTok, yego ati inkweto iguraya, kamanura inayo iguraya, bati yiduhe iyi nayo iguraya, mwishyure tuyibahereze. Bakamwishyura, akagenda afasheho inyungu ye, akajya kuyifata mu baranguye. Ubwo arimo aracuruza ikihe gishoro? Igishoro cy'umukiriya. Habwa abantu ntibakira amarangamutima, bave muri ndakuramutsa Mariya. Uyu mwana ejo arongera ajya mu makanzu, afotora amakanzu. Rimwe na rimwe bamaze kubona ko abafatira ibintu buri munota, bamu burenganzira akajya yicara kuri live. Iyi ngiyi iguraya, tugusangisha angaya, ifite umutuku wayo n'umweru wayo, hanyuma iguraya. Andika muri komanteri wakunze yihe, reka tukore delivery tukoherereze. Umwana akava aho ngaho akoreya ye ku muntu uri busore, ku muntu wagiye mu Bushinwa, ariko kubera ko umwana amarangamutima ye n'imitekerereze byamuhaye ko ashobora gucuruza nta gishoro. Abantu nibavuge ko amarangamutima apfuye, ariko yigira umuntu ukondana ngo yabuze. Hari ahantu nigeze kuganira ibintu nk'ibi biremereye. Umuntu umwe aravuga ati ariko jya wowe ko watangaga ubuhamya ko ukennye, kuki ushaka kwerekana ko abantu nta bwenge bafite? None se turabihakanye ko twari dukennye kubera ko baduhuritse, bakatwigisha muri Bibiliya, kureba muri Bibiliya cyane, bakatwibagiza ko iyi Bibiliya tuyirebamo, ariko hari abana baza kutubaza minerivare. Kabiri, ese uyu muntu ashobora kuba atarimo akora kubera ko arimo yiga ibyo azakora? Ntararangiza kwiga, akennye kubera ko atararangiza kwiga. Arindiriye kurangiza kwiga bitumye akena. Ariko se mu gihe uvuye muri ibyo, amarangamutima yawe agiye kubyara iki? Agiye kubyara iby'umwuka, kandi roho nzima ivuka mu mubiri muzima. Kugira ngo ugere ku iterambere turimo tuvuga, ubu umukire cyane unakijijwe cyane, nuko ukora. Kabiri, ukagira inshuti z'abantu bakora, ukagirana ibiganiro nabo, bakaguha ubuhamya bw'ukuntu bazamutse. Urya muntu wazamutse musange, kuko amarangamutima ye nimba no yarazamutse adafite ishyari ryo kumva atabaha abantu paze ngo babwire uko umuntu azamuka, musange
arakuganiriza wumve kumbe wowe kumbe ibintu byo gukora birahari yo kumbe uzi ko nakora iki nkahita ngera kuri iki uzi ko burya wa murima wanjye nafata agapande kamwe ngahingamwe ibihumyo ikiro cy'ibihumyo ari 3,000 nkajya mbijyamo nkanabiririmbira dore ko bikunda umuntu bibwira neza ibi bihumyo nkajya ngemura byarimba nkakora n'amasupu nkajya njyana isupu na capati ku ruhande mukira amarangamutima ikintu cya mbere kiri kwica abantu no gushaka no gukira batakoresheje amaboko gushaka gukira wihesheje ibyundi ngo niko Imana ivuze nkaho wafashe bike byawe ufite ukabibyaza umusaruro ugasenga Imana ukayisaba uti Imana nshoya izi mbaraga marangamutima yanjye yarakize muhumugisha nkuko Yabesi yavuze ngo nyagurira imbago umuhumugisha undinde ibyago ntibimbabaze kandi ukuboko kwawe kumbeho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Witubwira aho umaze kugera tubwira uko wazamutse. Memi said hari abantu bazi kuvuga ngo mami akavuga Memi said that. Witubwira aho ugeze muko tubwira uko waciye aho kugira ngo aho wanyuze kugira ngo ugeraho niho dushaka. Nimba wanyuze apanya, nimba waranyuze mu kofe za rubanda, nimba warasitaragora inzu ukajya ucuruza ninjoro icyayi cya mukaru abandi baryamye ugashyira agakawa hari abamotari bakarara bakanywa muve mu buriri dore ko hari geno hari n'ubunebwe bw'uburogano cyo nakiri inkuru y'umuntu baruza ubunebwe. Arafite amakategori, arafite uburyo bwo kuba yakora ariko ngo abumva ashaka kwiryamira ati neje umuntu arampamagaye ngo azajye kungura kana timumva nifite bitatse nzamuri kuvura ndi yorosa timora numva nshaka kwiryamira. Ntabwo ari ubunebwe iyo ni karande. Aya ni ikibanza basigaye banabiroga babene wacu wabo se ko nta munebwe ubaye kanze gake mama wa Rene iyi karande yinyumvisha hari ni karande ariko hari n'ahandi bintu bituruka ya kiretse umuntu nyine tuganiriye nzamuguha muganire pe ari muri Kigali no mupapa bizanyorohera bizaba byiza cyane icyo kivaho akeneye hari ibyo akeneye reka ntaza kubangamira umutekano wa Eva mama wa Lionel ahubwo icyiza reka yenda nkubaze hano hari akabazo nibike ndibuze kukubaza none ubwo bibaye bityo ko gusenga atari byo gusenga cyane twemeye ko umuntu yaba umukire akana kanasenga cyane byose bikaba cyane agasenga cyane akaba n'umukire cyane. Ikibazo ngo dufite no guterana ikibazo dufite nuko twumva ko gusenga cyane ari uguterana kujya mu masengesho aho abandi bari gusengera ubwo guterana kujya mu materaniro aho abandi basengera bakumva ko iyo batanahakubona udasenga ubwo nyine ubwo uri umupagani ahubwo nakumvise ahubwo none natubwiye n'inzitizi zigira muri 3 nazumvise neza ushobora gutuma umuntu ashobora kuba umukristo kandi asenga cyane ariko ntakire imitekerereze kutamenya gushakisha kunena akazi n'ibindi bitandukanye kurobanura akazi cyangwa kumva Imana aramubujije cyangwa baramuharitse cyangwa iyo karande abantu nk'abantu bahuritswe yego hari igihe umuntu nyine bamuhurikisha ibyanditswe kamubwira ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'ijuru biragoye amafaranga n'umuzi w'ibibi byose bakamubwira amabyi ya shitani kandi nibakurangiraho yituma ujye gutegaho pose ye najyanaho po satani rwose banandangiye aho yaniye amafaranga nana yarigatisha umuntu ariko naragenze ndabona aya rwose reka tujye twibwiza rega mama wa Rene hari n'ikindi kintu kijya kibaho no kutabwiza twebwe ukuri no kutereka Imana ukuri kubikeneye kutereka Imana ukuri ko gukira kwawe hari icyo bizayimarira. Yego none uyu muntu akora iki kugira ngo iki kintu kimeze nk'igikote cyane igitwikirizo urukote rumuriho kandi amaze igihe
yicaye ategereje gukira, afite amasezerano menshi mu masengesho yasenze, ubuhanuzi burenda guturitsa akabati ke, ibyombo yaragurishije, matera asohora mu buriri, yifubitse amasezerano, yorosa amasezerano. Uyu muntu nawe ni hatari bagenzi bacu. Umuntu yorosha amasezerano ngo Imana izamugirira neza aryamishije imbaraga, atahaguruka ngo ajye no kudepoza byange cyangwa ajye gucuruza tubone ko yagerageje byibuze. Imana nayo ibone ko uwo muntu ufite ikimeraho. Inama dusoze, ugira inama abantu dusoze. Iyo umuntu inama ya mbere nawe arabizi ko yahuritswe, hari uvuga ati genda bizi numva harimo tena, nadushake tumusengere tunamuganirize. Amen. Kandi bizagenda neza. Uyu nawe wahuritswe n'amagambo ya Bibiliya nibyo yabwiwe. Yego. Kandi akaba yumva adashaka no kurekura. Akaba iyo umuntu ayobye arihuta. No gukangura umuntu wisinzirije ntakanguka. No guhoza umuntu uri kwiriza ntaceceka. Umuntu wayobye yikwamira mu mirongo imwe, najye muri biriya yinjiramo neza, arasangamo abantu b'abakire kandi bakoreye Imana. Arasangamo abantu b'abakire, na Paulo yaravugaga ati nzajya mboha amahema kugira ngo ntabangamira ivugabutumwa. Niyinjira muri Bibiliya neza yisoma igice bimucurikira ku murongo umwe, arasanga Bibiliya ifite abakire, arasanga Bibiliya ifite abantu baba ministry kanze gake. Aranasangaho n'abapasteri bashaka kujya gutegesha umunwa nyuma bya Satani bakirira. Batwebwe naza kubaza mama wari one. Arasangamo ba Baramu bashaka kujya gufata amafaranga ngo bavome. Exactly. Kandi ari abahanuzi basanzwe bakorana n'Imana. Agiye kwijijisha ati ntacyo ndemera, ati ibyo biguzi ndemera mbifate, ariko mvuge ko ivuze kugeza ubwo indogo bivuga ntanikange ntahahamuke we, ahubwo ati nanakwica ati ceceka. Ibazi kuva yabo mu buzima bwabonye indogo bivuga ntiyahahamuka. Umva ukuntu babaye ibyihebe nta kibakanga, ahubwo akomeza kwihata inkona ati tujyanda amafaranga ni menshi cyane ndabavuma. None we hurinde wo kuryamisha impano ufite ngo uzahora mu masengesho nkaho muri abo masengesho uzasohoka ugasanga igipfurumba kiri ku muryango cyangwa indege izamanuka ngo nkubwira akantu uzambariza aposo wawe. Yego. Uzamumbarize umunyamakuru yambajije ikibazo sinshaka kukinsubiza. Kubera iki abapasteri bamwe iyo bakeneye imodoka n'ibindi bigiye bitandukanye twe duterateranye tukayigura, kuki umukene wo muri twe tumupfukamisha tukamusengera? Kuko nabonye ari umuhanga. Ni nawe wanyigishije isomo bita icyo bita imiyoborere nyine. Yego. Leadership ni wayinyigishije. Ariko kubera ko twari turi muri leadership ntago nayo ndamuzanamo ibyo bindi. Nzamukubariza. N'igihe azakurikirana kino kiganiro avuga ati mbega umunyeshuri. Nzamukubariza aho yazanagikurikirana ibi biganiro cyane. Yego mama wari one. Kiretse niba hari ikindi wakongera kuri iki kiganiro twagiranye. Kiretse kubasengera. N'abasengera kandi abantu bumvise hari aho twakomoje naho tutakomoje mwandike muri comment. Ahari ibyo wakwandikamo bishobora kuba intandaro yo kuzakora ikindi kiganiro kigusubiza cyangwa se mu kimwe kikunganira. Kandi dukeneye comment, dukeneye like, dukeneye share, dukeneye subscribe. Ibyo badutumye hano hantu, ariko kinini badutumye abo mu ijuru, badutumye ubugingo bwawe. Ibyo wakora byose ubugingo bwawe butabaruye mu Mana, uri guhombera ubusa, uri gukorera ubusa. Data baho umugisha wakoze kumwanya mwaduhaye kwa ino channel kugira ngo tubakoreshe ikiganiro. Urakoze cyane. Katubasengera. Urakoze Yesu, turagushimiye duhaye umwanya mwiza ngo tuvuge, ariko turasenga cyane dusengera bamyumvira igoye kugira ngo yinjire mu myumvire no mu mitekerereze. Hari abantu Satani yafungiye imigisha ndetse ntako batagira ngo batere imbere bikanga. Nkuyemo imikorere ya Satani ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bahuritswe n'imbaraga z'abakonikoni bababuza gutekereza gukora. Ndatatanya izo mbaraga. Sabye umugisha ku muntu wese wadukurikiye mu iterambere
kuko twamenye ibanga ryo gukizwa unakize uburyo biryoshye. Duhinduje ubuzima bw'abantu bwari mu manegeka, turagura cyane. Iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri turaryaguye ku muntu wese wakumenye. Turagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen.